turabashimiye bene data abo dusangiye chano gusenga everyday. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo ca Danieli ibice 5 umurongo wa 15 turageza ku murongo wa 17. Twumve uko havuga. Danieli 5:15 aravuga ngo ubu ngubu banzaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere iyi nyandiko bansobanurira impamvu yayo, ariko ntibashoboye kuyisobanura. Ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo no guhangura ibyananiranye. Nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanurira impamvu yayo, uzambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa gatatu mu bwami. Danieli asubiza umwami ati, impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihundi, ariko ndasomera umwami iyi nyandiko musobanurire n'impamvu yayo. Twaganiriye uko umwami Nebukadinezari yishize hejuru akiyambika ubudahangarwa. Ijambo bavuga ngo nyagasani, muri iryo jambo risesenguye bumvagamo kudapfa, ariko aza kurangiza iherezo rye amenye ko Imana ya Danieli ariyo Mana nyamana, aba ari we wenyine wamamaza ubutumwa bwiza, amenyekanisha Imana ya Danieli mu Bakarudaya. Yarabatoteje ngo batavuga ijambo ry'Imana, ariko we wenyine Imana imushiramo umutima wo kwamamaza, kugira ngo ya Mana yangaga ko bamenya, aba ari we wenyine yamamaza ko nta umugisha impaka. Ba Danieli bari baciye bugufi, na ba Sadrake na Meshake na Abedenego bamamaza gishimwe, bavuga ijambo ry'Imana bashaka kumenyekanisha Imana y'ukuri, bakabatoteza. Ariko Imana kuko ishaka kugera ku ntego yayo, igashaka ko imenyekana ubwayo mu gihugu c'abanyamahanga, yemera ko Nebukadinezari ari uyivugira. Bemera ku gahato. Nebukadinezari avuga ngo umuntu wese wo mu gihugu cyanjye utaremera Imana ya Danieli. None Nebukadinezari amaze noneho gutanga, aza gusimburwa n'umwe mu bamukomoka witwa Berushazari. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe bari basinze bahaze bicaye ku gisasiro, yaterekesheje umunsi mukuru, hari ibikombe by'izahabu sekuruza Nebukadinezari yanyaze i Buyuda, arabizana abishara mu ngoro y'ikigirwamana, ariko ntiyabikoresha. Ariko Berushazari arahangara, yahaze, atereka umunsi mukuru, atereka abantu be, aravuga ati nyamara mwari mukwiriye kuza no kuri bya bikombe by'izahabu bikanyweshwa. Yibagirwa ko ari iby'Imana ihoraho, yibagirwa ko byakuwe mu nzu y'Imana i Yerusalemu, arabikoresha arabinywesha. N'abagore be b'inshoreke bose n'abagaragu be bose ibikombe by'Uwiteka barabinywesha. Ariko Imana irarakara, izana ukuboko kutagira umuntu guturuka inyuma yaho umwami Berushazari yari yegamiye, kwandika aya magambo ngo meni meni tekeri ufarizini. Berushazari abonye ya magambo, amava arakomangana, niko ijambo ry'Imana rivuga, ahagarika umutima, arakuka, ata ubwenge. Ahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abacunyi, abo bose ntibashobora gusobanurira inyandiko. Ariko yegerega umugaragu w'Imana Danieli, aravuga ati mugaragu w'Imana ihoraho Danieli, nahamagara abakonikoni n'abacunyi n'abapfumu ngo bansomere inyandiko, ntibabasha kuyisobanura. Ariko bambwiye ko muri wowe harimo ubushobozi, Imana zera, ko washobora gusoma iyi nyandiko. None aka kanya umunsi wa none niba wabasha kuyisoma ukayisobanurira, urambikwa umukufe w'izahabu n'umwenda w'umuhengeri, kandi uraba uwa gatatu mu gihugu cyanje. Danieli yarashubije ngo impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihundi, ariko njyewe ndakora umurimo w'Imana, ndasoza umuhamagaro wanjye. Abakozi b'Imana b'iki gihe tugezemo, impamvu itorero ryangiritse
nuko usanga ahantu hamwe hari aho umupasiteri aburana umushahara, yabwirije ubutumwa bwiza abantu barakizwa, iyo niyo yari inyungu, ariko ukongera ugasanga ari mu rukiko ngo ari kuburana umushahara. Mu itorero harimo abakristo n'abayoboke, burya abakristo n'abayoboke bagera mu nzego zose, abakijijwe barazamuka bakagera mu nzego zose z'ubuyobozi, ariko hari n'abayoboke badakijijwe bagera mu nzego z'ubuyobozi. Uwo muntu uhangara akishyuza umushahara itorero ngo yabwirije ubutumwa, afite impuhwe z'intama z'Imana, uwo muntu si yari umukristo? Ndirahiye imbere y'Imana ko umukozi w'Imana wahamagawe akabaza umurimo w'Imana by'ukuri, nta mupasiteri wejejwe uburana umushahara muri leta, ntawe. Ahabwa nk'agashimo, ndetse n'umuntu wese wagennye umushahara mu itorero ntabwo yari umukristo. Amafaranga tukwiriye kuyakoresha, ariko umukozi w'Imana agahabwa nk'agashimo, ntahabwa amafaranga y'intego, agahabwa agashimo. Ako gashimo kahozeho no mu gihe cya kera, na Yesu yabwiye intumwa ngo muzagera bakabakira muzabirye, aho muzagera mukakira muzabyakire muhacumbike. Ntabwo Yesu yabwiye intumwa ngo bazange ibyo kurya nuko bavuze ubutumwa, ariko ntabwo yababwiye ngo bagende baburane. Nicyo cisha itorero ry'Imana iki gihe tugezemo, ugasanga umupasiteri guje impaka ngo ntabwo yahembwe. Niba warabonye agashimo, ntabwo umushahara gubarwa cyangwa ngo guburanwe. Umukozi w'Imana nguyu rero, iyo abakozi b'Imana b'iki gihe bameze nka Daniyeli, umwami aramubwira ngo ntushobora gusobanurira inyandiko, ngo urambikwa umukufe w'izahabu, wambikwe n'umwenda w'umuhengeri, ndetse uzaba uwa gatatu mu gihugu cyanjye. Kuba gatatu byari by'igiciro, wagomba kuruta Daniyeli yabyemera ni Berushazari n'umugore we gusa. Iyo umuntu abaye uwa gatatu mu gihugu, ntabwo aba ari premier ministre, ntabwo aba ari umukuru w'ingabo, ahubwo aba ari umugore wa perezida cyangwa w'umwami. Umugore w'umwami rero ni wari uwa kabiri. Daniyeli yari asezerana umwanya wo kuwa gatatu wo gutera igihugu gikomeye nk'igihugu cy'i Babuloni. Ariko Daniyeli aravuga ngo impano zawe uzigumanire n'ingororano zawe uzihundi, ariko ndahanura, ndakoresha umuhamagara Imana yampaye. Ngaba abakozi b'Imana, yaba abakozi b'Imana dufitiye umunsi wa none bari bameze nka Daniyeli. Nta muntu ububurana na mugenzi we mu nkiko. Yaba abakozi b'Imana dufitiye umunsi wa none bameze nka Daniyeli. Nta muntu ubugirana amakimbirane na mugenzi we. Daniyeli yari abikeneye, ariko yanga kugurisha impano yahawe n'Imana. Twahawe impano yo kubwiriza ubutumwa bwiza ngo abantu bakizwe, twahawe impano yo guhanura ngo abantu bakizwe, twahawe impano yo gusengera abarwayi kugira ngo abantu bakizwe. Ariko abonye amakuba, wa wundi uja mu rukiko ngo agiye kuregera indishi y'impano yahawe n'Imana, ko Imana yayiguhaye utayiguze se. Abakoresheje impano nabi bazahabazwa mu gihe kimwe. Yesu nagaruka mu bwiza bwe, baciye umugani w'abantu basigiwe impano, Mateyo 25 hano ku murongo wa 14. Umwe bamusigira itarante 5, undi bamusigira itarante 2, undi bamusigira itarante 1. Barababwira ngo bagende bazigenze. Baragenda. Wa undi we 5 arazigenza kura mu 10. Wa undi we 2 arazigenza kura menye. Wa undi w'imwe aragenda arayitaba, aravuga ngo nzi ko wayimpara umunyamwaga nzamusubiza itarante we agarutse. Ariko shebuja agarutse, uwahawe itarante 5 amumunikira icuma ati databuja nari mfite taranto 5 nazibyaza izindi 5 zibaye 10. Aravuga ngo mugaragu mwiza, injira mu bwami bwa data. Wa undi wari ufite itarante 2 nawe araza, aravuga ati databuja itarante 2 nazibyaje izindi 2 zihinduka 4. Aravuga ati mugaragu mwiza, injira mu bwami bwa data. Wa undi wari ufite itarante 1 yaragira itabika, ntiyayibyaza umusaruro. Agiye kuza aravuga ati nari nzi kuri umunyamwaga, ubu ni kibyo utasaruye ugosora ibyo utabibye, ndayihisha ngiye itaranto yawe akira. Aravuga ati ko warunzi ko ndi umunyamwaga ntiwagombye kuyikoresha ikagira ikibyara. Byashakaga kuvuga iki? Abantu benshi bahawe impano zivuga butumwa,
azi kubwiriza ariko ntashaka kubwiriza amahanga ngo akizwe, azi kuririmba ariko ntashaka kuririmba ngo abantu bakizwe, azi gucuranga ariko ntashaka gucuranga ngo abantu bakizwe, ashoboye ubudiyakoni ariko ntashaka kubukora nk'uko bikwiye ngo abantu bakizwe. Kandi impano zose Imana yaduhaye izaziduhembera niba zarazanye abantu ku musaraba. Niba kubwiriza kwawe kudahindura abantu ntabwo uzabihemberwa, niba kuririmba kwawe kudahindura abantu ntabwo uzabihemberwa, niba kuryohera amatwi y'abantu gusa ntikugira abo guhindura ntabwo uzabihemberwa, niba ubudiyakoni bwawe butabereyeho guhindura abantu ntabwo uzabihemberwa. Wabwiriza byinshi ariko iyo bidahindura ntabwo bihemberwa. Ariko biratangaje, Yesu yashaka kuvuga ku bantu bahawe impano. Aba bari gutabika ni abakozi b'Imana b'iki gihe, bari gukorera ibihembo. Twari dukwiriye gukorera umuhamagaro tukabona agashimo. Umukozi w'Imana ukijijwe ahabwa agashimo, ntabwo aburana umushahara. Ntabwo abakozi b'Imana bakijijwe bari bakwiriye kumurikira ab'isi, ari baba bakwiriye kuja kuderanja igihe cyose mu banyamahanga ngo mutubwire ukuri. Ko Yesu yavuze abwira abayuda ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Abakristo b'itorero nibo bakwiye kumenya ukuri kurusha abanyamahanga. Kuki wewe mukristo w'itorero unarigwa kumenya ukuri ukaja kubaza umunyamahanga ngo ari ukuyobora mu kuri? Nda abakristo babiri baburana mu banyamahanga. Niba hari ico mwagiranyeho ibibazo, amakimbirane ntiyabura kubaho kuko ahantu hari abantu hose hari amakimbirane, ariko nibo bagiranye ikibazo na mugenzi wawe, itorero rirahari. Niba itorero rihari ugiye kwiyambaza abanyamahanga, nibo baramenya ukuri kuruta uko mwahawe mu itorero. Ntabwo kuburana umushahara uri pastere ari byo. Umuntu akwiriye guhabwa agashimo kandi agakoresha umuhamagaro, ntatabike impano, kugira ngo Yesu nagaruka mu bwiza bwe, uwahawe itarandi 5 amumurikire 10, uwahawe itarandi 2 amumurikire 4, uwahawe 1 amurike 2. Natwe tugaragaze ko impano Imana yaduhaye twazikoresheje neza, ko twamamaza ishimwe ryayo rikazana abantu kuri Kristo Yesu, nico tuzahemberwa. Ndabasengera bene data igitondo ciza, kugira ngo wabwirije ubutumwa bwiza ye kwishuza. Hari n'abahanuzi bahanura byasohora kishuza. Abo ni abapagani binjiye mu itorero. Niba abandi batanyuze mu irembo, niba wahanuriye umuntu bigasohora, uri kwishuza iki? Niba guhaye agashimo gashikire, ariko niba ntaca guhaye wiburana. Hari abantu basa n'abanyuze inyuma y'urugo batanyuze mu irembo. Twari dukwiriye kugira ngo Imana idufashe, abahamagaye bose dukoresha impano Imana yaduhaye. Ntabwo twaziguze ngo tubone tuzigurishe. Imana yaziduhaye ku buntu kugira ngo zikore umurimo we. Ariko birababaje kubona abantu babiri ari abakristo, ari abakozi b'Imana, bayora umurimo w'Imana, bayora abantu kuzabageza mu ijuru, ugasanga bapfuye ibintu birabageza mu banyamahanga. Twari dukwiriye kugira ubushobozi tubuhawe n'Imana bwo kwikiranura. Itorero rifite inzego za kiranura amakimbirane, abanyamahanga batamenya amabanga y'itorero. Imana yacu dusange kandi dukomeze kugira ngo igitondo umugisha w'Imana ube kuri buri wese, kandi imitima y'abera bakurikira ijambo ikomere. Mana turagushimiye turaguhimbaje, data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Kristo Yesu Kristo. Igitondo ca karekare duhaye ni igitondo c'umugisha, igitondo c'amahoro, igitondo cyo kugubwa neza, kugira ngo tumenye ko twahamagawe kandi twaratsindishirijwe, kandi Imana imaze kuduhamagarira tugabiye impano kugira ngo tuzikoreshe mu murimo wawe. None Mana uturinde kugira ngo impano waduhaye tutaguze tuzigurishe, ubiturinde mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe kwamamaza ishimwe kuko twisa abatambyi b'ubwami ishanga ryera, kugira ngo twamamaze ishimwe rye kuko waduhamagaye ko dukura mu mwijima ukatugeza mu muco w'Imana bitangaza. Turagushimiye Mana, uhembure imitima y'ubwoko bwawe. Hari abafite imvune ubahembure, hari abafite ibibazo bikomeye ubaruhure, hari abaremere mu mitima yabo ubaruhure, ubasange aho bari hose buri wese mu cyumba cye, kugira ngo Nyagasani yumve ahumurijwe n'ubuntu bwawe. Hari abafite inzara ubahembure, ishimwe n'icubahiro nibye kuko bazatanga ubuhamya ko wakoze imirimo ikomeye. Mana ishobora byose, uyu munsi w'umunsi wo kugubwa neza, uyu munsi w'umunsi w'umugisha, uyu
umunsi wo kugenderwa kuri buri wese, baba bakuru cyangwa baba bato, baba bakomeye cyangwa baba boroheje, yaba imiryango yo hirya no hino, zaba indimi zose, zaba amashanga yose, zaba abantu bose b'imiryango itandukanye, aho hose uyu munsi wa none ubahe guhumurizwa kugira ngo barusheho kwamamaza ishimwe ryawe kandi bazabe mu mugabane w'abakiranutsi nugaruka mu bwiza bwawe. Mana ishobora byose, twigane umugaragu wawe Danieli aravuga ngo impano zawe uzigumanire n'ingororano zawe uzihundi, ariko njye ndakora nsohoza umurimo Imana yampaye gusohoza, ndasohoza umuhamagaro wanjye, ndahanura, ndasobanura inyandiko kandi ndavuga ibyanditswemo, ariko nta bihembo ndasaba. Agashimo ko nzagashikira, akazi nzagashikira niba kambara ibihembo, ariko ntabwo ndagurisha impano Imana yampaye ntaraguze nayo. Imana idufashe uyu munsi wa none dukomeze impano twahawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.